bamwita uyu mutaramu Byiringiro Rag yamaze kuba atandukana n'iyi kipe yo muri kina mu cyiciro cya kabiri muri Swede. Ni inkuru navuga ko itakiriwe neza n'abakunzi b'uyu mutaramu cyangwa se abakunzi b'iyi kipe b'iyi kipe cyangwa ya Sandvikens ndetse na Byiringiro Rag, kuko ni umukinnyi mu minsi ye ya mbere yasanze mu cyiciro cya gatatu, kuko yagezemo muri 2023. Ubu yari ari ku mwaka we wa kabiri, ayifasha kuzamuka mu cyiciro cya kabiri, ndetse yagendaga abona n'umwanya wo gukina, ariko ntabwo byaje gukomeza gukunda kuko yaje kuba atandukana cyangwa se yaje kugenda abura umwanya wo gukina bya hato na hato. Urumva rero kugeza kuri uyu munsi iyi kipe isohora itangazo ivuga ko yamaze gutandukana na Byiringiro Rag ku bwumvikane. Ni inkuru navuga ko yatunguye abantu benshi, ariko nanone ku rundi ruhande Sandvikens yagize iti Sandvikens na Byiringiro Rag bamaze kumvikana kurangizanya amasezerano bari bafitanye, ni mu gihe umusore yari asinye imyaka 3. Ati turamushimira ubwitange bwe yagaragaje mu gihe ari muri Sandvikens, kandi turamwifuriza ibyiza gusa aho agiye. Ni Byiringiro Rag navuga ko yatengushye abantu, cyangwa se yatengushye abanyarwanda bitewe n'uburyo yagiye yitwara. Ni umusore wari usigaye ugaragara cyane muri social media kurusha mu kibuga, kuko ni umusore yagiye agaragara kenshi cyane araye amajoro ari ku ma live mu gihe ikipe irimo yitegura imikino. Ni umusore wagiye ugaragaza nyine mu minsi ishize yarameze nk'umunyamakuru kurutuka uko yaba umukinnyi. Ngira ngo nagiye mbigarukaho na mbimubwira ko bitaza korohera uyu mugabo witwa Byiringiro Rag, cyane ko afite n'umugore. Mu minsi ishize yanibarutse umwana wa kabiri. Rero ni umusore kandi wari wazamutse afite impano nziza, cyangwa se impano igaragarira buri wese, kuko aho yabikoze, aho yakinnye byaragaragaraga, ariko uko yagendaga akura yagendaga asubira inyuma, cyane ko no muri APR yavuyemo bisa nkaho yabuze umwanya wo gukina, agira amahirwe yerekeza muri Swede kuba yajya gukinayo. Rero naho bikaba byanze. Nyuma yo gutandukana na Sandvikens, abantu benshi baribaza ese biragenda gute, biraza kurangira gute? Ni nako kandi uyu mugabo amakuru bamwe bavuga ati saragaruka muri APR, ibintu bisa nkaho bigoranye. Ni mu gihe n'andi makuru yatangiye kumwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ivuga ko rwose yaba yanamaze kumvikana ni ikipe ya Rayon Sport yigeze kugerageza gusinyira ubwo yari akiri muri APR, ariko bikanga. Rero amakuru arimo aravuga yuko rwose hari attempt zabaye ibiganiro byatangiye na Rayon Sport, akaba yaza kuyikinira. Ubwo bakunzi ba Rayon Sport mutubwire, yaba ari signing nziza, mwaba mubonye recruitment cyangwa se mwaba mubonye umukinnyi mwiza kuri wing, cyane ko ni umusore usatira nyuze ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo muratubwira niba byaba ari signing nziza, ariko ku giti cyanjye kuba agarutse mu Rwanda cyangwa se kuba abuze equipe cyangwa se kuba atandukanye na Sandvikens, ntago batandukanye kuko ari we ubyifuza, ahubwo nuko equipe itamubonamo ubushobozi cyangwa se itamubonamo ibyo imukeneyemo. Ubwo rero ni ugutegereza umuntu akareba, ariko ni nawe wizize kuko Taraya yarayifite, ariko hari ibindi byinshi yagiye umwanya hanze y'ikibuga kuruta mu kibuga, ari nabyo nyine bigenda bimukoraho. Ni Sandvikens n'uri sanzwe ikinamwo n'umunyarwanda bamwita Yannick Mukunzi. Ikindi wamenya nuko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda aganira na bagenzi bacu ba BNB yagaragaje ko umutoza mu gihe babona ko ibyo arimo gukora bibaye too much, aho kugira ngo bamwinjire mu kazi ke, ahubwo bahitamo gutandukana nawe. Ni nyuma yo kumubaza ku bihano yahaye aba bakinnyi b'abanyarwanda barimo Hakim Sawu ndetse na Raphael York, avuga ko atazongera kubahamagara akiri umutoza wa equipe nationale. We
babona ko bo ari abakinnyi beza, bakiri bato bafite impano nziza, ariko nanone ni abakinnyi ekipe y'igihugu ikeneye, ku buryo nabo nyine batabibonamo nko kuba umutoza nyine yabashyira ku ruhande batabyishimiye, ariko ngo mu gihe babona cyangwa se mu gihe yabona umutoza akomeje kuba yabarekura cyangwa se yakomeje kuba ibyo akora nyine bibaye too much batabyishimiye, aho kugira ngo batanduka cyangwa se kugira ngo binjire mu kazi k'umutoza, kuko at the end of the day niwe ubazwa umusaruro, ahubwo bahitamo kuba batandukana n'uyu mugabo ukomoka mu Budage no mu biruhuko. Amakuru akaba yanavuga ko